nijoro rero naraje maze kuza ngiye kuryama ahera ko azana abana bahera ko barankubita nawe arankubita bajya no mu maguru yanjye bagakurura arashaka kunyica nta kindi ashaka kandi bimaze igihe bimaze imyaka nk'ita nijoro rero naraje maze kuza ngiye kuryama ahera ko azana abana bahera ko barankubita nawe arankubita bajya no mu maguru yanjye bagakurura arashaka kunyica nta kindi ashaka kandi bimaze igihe bimaze imyaka nk'ita. Iyi ni inkuru y'umugabo witwa Habyarimana Emmanuel utuye mu mudugudu wa Gatare akagari ka Gasharu ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni umugabo w'imbyaro 10 n'umugore avuga ko azengerejwe cyane n'umugore yishakiye kuko badahwema kurara bamukubita we n'abana be. Yanavuze ko ngo agira inzira acamo yatashye ngo ntakinyura muri saro ngo anyura mu gikari ngo ndetse nakirana n'umugore wagira icyumba araramo wenyine. Maze igihe bankubita ngo nimva ahangaha ngo gendiriya hirya ngo nintava ngo azanyica. Ubwo barafatanya n'abana bakankubita cyane barashaka barambwira ngo bazanyica. Bambwiye inshuro nk'eshanu kandi nabibwira abayobozi ntihagire ikintu na kimwe bakora kuri icyo kintu. Umugore mu murenge cyane gutera umushakanye tumaranye imyaka 30. Tubyaranye abana 14. Arashaka kunyica hari ikindi sanye ashaka kunyica arashaka kunyica rwose. Icyo yavuga ko yifuza gatanya agatandukana n'umugore we umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe. Nako natatse bangute cyane nahangaha amaraso yari ahari hano rwose kuri akaboko katimwe na hano ubusidi kumira hose yakubika yanigaga ashaka kunyica. Yaravuze rero ngo mu gihe nagufungisha ngo ubuzima bwawe bukarangiriza muri ngereza. Ahora nyine buri munsi aza ashaka ankubita kugira ngo mukoreho nyine ahereko ahuruza nyine. Ubwo rero bamujyanye nijoro bamaze kumujyana bamugejeje hariya hirya arirwaza ahera ko baramugarura baravuga ngo baraza kuza kubikemura. Nategereje kuva mu gitondo kugeza muri aya masaha nta n'umwe nari nabo. Ubu bari ari hano mu nzu umbere yo gutenyera kuba yakugura n'umugabo none yari ari kuntuka mu kanya yari ari kuntuka ngo nta kintu na kimwe ibyo byose ngo nta kintu bizafata nta kintu bizafata yaranyishe neza. Mu gahinda kenshi umugabo yavugaga ko azengerejwe cyane no gukubitwa n'umugore we n'abana be ndetse ni ibintu byagarutsweho cyane n'abaturanyi muri ubu buryo. Murakoze njye nitwa Mukeshimana Etienne nkaba ndi umuturanyi w'uyu muryango dutuye hano inyuma. Iki ni ikibazo kimaze igihe kitari gitoya, kimaze imyaka myinshi. Inzego z'ubuyobozi uko zagiye zisimburana hano mu nzego z'ibanze bose barakizi, ariko twebwe tugaterwa impungenge n'uburyo inzego z'ubuyobozi zimenya ikibazo zikanageraho cyabereye ariko ntihagire umwanzuro ufatwa wo kurenganura umuntu. Ni ukuvuga ngo ku itariki 9 inteko y'abaturage y'umudugudu yateraniye muri rugo hakorwa raporo irakorwa ijya ku kagari, raporo ijyanwa ku murenge ku itariki 14 igaragaza amakimbirane ari muri rugo n'ibibazo bagirana. Kuva icyo gihe nta cyegeze gikorwa uyu mugabo abe yabona ubutabera abona uburenganzira mu rugo rwe. Nijoro nka saa moya yatatse turankurura duhuriye dusanga barimo baramukubita umugore amuteraniyeho n'abana barimo baramuhondagura abana bakubita amasafuriya mu mutwe amabase. Ubwo turamukiza bahita biruka bikingira mu nzu. Duhamagara inzego z'ibanze irondo riraza n'umuyobozi w'umudugudu araza baravuga ngo bagomba kumutwara bakamujyana. Ubwo bamutwaye baramujyana ibyo bibazo twabivuyemo saa 7 z'ijoro. Ubwo dutunguwe no mu gitondo rero kumva batubwira ngo yageze ngo mu nzira ngo arirwaza ngo aragaruka
ngo aragaruka, tukibaza umuntu yahohotewe, ibimenyetso birahari, abatabaye barahari, umuntu ntakurikiranwa, amategeko agira abareba, amategeko agira abarenganura n'abarenganya. Ni iki mu kigo cyawe cyigishwa ko umugore akomeza gukorera ihohoterwa umugabo ariko akaba adafatwa ngo abiri? Ni ikibyihishe inyuma, ni imbaraga umuntu atazi uyu mugore akoresha agakoresha inzego z'ibanze akazirindagiza. Nk'ubu ngubu ibibazo byabaye nijoro, ntibegeze baza ngo bakemure ikibazo, kandi bazi ko abantu isaha bamwica. Twe nk'abaturage rero tukaba dufite impungenge z'uko uyu mugabo yagira ikintu aba, ugasanga twebwe tugiye twagira ikibazo, cyangwa bamwica ugasanga inzego z'ibanze nibwo zigiye zahaguruka, kandi ikibazo bakimaranye imyaka, raporo barazifite, ariko nta kintu bakora ngo uyu mugabo abe yabona. Ubu ntiyanyura hano muri salo, bamubujije kunyura hano muri salo, anyura mu gikari, afite icyumba bamuhaye araramo hari inyuma, arahaha ariko ntarya, arya resitora, ntabwo arya iwe mu rugo ibiryo yabihashye. Ibyo byose ni ibintu bizwi, ibyo byose byakorewe raporo, ariko uyu mugabo nta burenganzira abona. Natwe nk'abaturage rero duturanye nawe tubona ni akarengane akorerwa, ni iyicarubozo, ni ihohoterwa rishingiye ku bintu utamenya ibyo ari byo, ariko turasaba ko yahabwa ubutabera. Natwe abaturage ntabwo dutekanye, nta mutekano dufite, kubw'uko umuturanyi wacu agira ibibazo, ntabwo twaraye dusinziriye, niko bihora buri gihe. Kuba none iyo umugore akora ihohoterwa n'umugabo byumvikana cyane, ariko umugore akora ihohotera umugabo bikaba bidahabwa agaciro cyane. Kuri we nk'umuturage ubyakira gute? Ubona hakagombye kuba hakorwa iki muri rusange? Ikintu cyakagombye kuba cyakorwa ni uko abayobozi b'inzego z'ibanze n'iza RIB n'iz'umurenge bajya bakira ihohoterwa kimwe, bakabifata kimwe. Kuko uyu mugore agiye avuga ati umugabo arankubise, ako kanya imodoka ihitiza ikamutwara, ariko umugabo kumva nk'uyu mugabo yagiye mu nteko y'abaturage irimo gitifu w'umurenge, arahaguruka avuga ikibazo cye cy'uko nahohoterwa n'umugore, n'abana bakamutera nabo bakamukubita, inteko y'abaturage yateranye. Ariko ibaza ikintu yavugiye mu nteko y'abaturage irimo na executive y'umurenge, ntibahaguruke ngo bakemure iki kibazo cyangwa bagikurikirane. Ibyo ni ibigaragara rero ukuntu inzego ubwazo ziravangura, ntabwo zifata ihohoterwa ku buryo bungana hagati y'umugabo n'umugore. Babishyiremo imbaraga rero, niba umugabo avuze ko ahohoterwa, nawe ikibazo cye gikurikiranwe, ahabwe ubutabera nk'uko umugore abuhabwa. Ukuntu byagenze, hari nka saa moya, umugabo yari atashye, amaze gutaha ubwo ngo yari amaze iminsi atahaba, yagiye gusura abavandimwe. Arangije atashye nka saa moya, ngo umugore abaza umugabo ati ugarutse gukora iki ko wari waragiye? Ndetse ko naragiye gusura abavandimwe, hari ahandi hantu naragiye. Ubwo ngahaba amuteye sentiri, aramusubiza amukubise hariya hasi. Noneho afite icyumba araramo, ubundi ntabwo arara n'umugore we. Arangije ngo bamushyira mu cyumba, umugore aramuniga, n'umwana afite abakobwa babiri bakuru, bose baramuniga. Noneho kubera ko ibi byuma biba biri gusakuza, noneho arasakuza, abantu batuye hano haruguru niho bamwumishije bwa mbere, baza kuduhuruza. Umugore we yitwa Mama Rusi, nicyo ryose naryenze, Nyirahimana Charlotte. Byatubabaje, ariko ikintu cyatubabaje cyane kiruta ibindi bintu byose ni ukugira ngo umuntu w'umugore abwire umwana we ngo nafate amabyasa ya kandi, bakamufata ubugabo bwe bakamukanda amabiye. Kandi abakobwa ni inkumi bakwiye gushaka pe. Icyo nicyo kintu cyambabaje cy'indengakamere, kugira ngo umuntu w'umugore afate ubugabo bw'umugabo bwe bukande, ariko abana be bavuye. Biratubabaza cyane, twumva rwose mwamurenganura ibi bintu rwose, mukareka ukuntu mubigenza, uyu mugabo agahabwa uburenganzira bwe rwose. Kuba none umugabo yahohotera umugore byumvikana cyane, ariko umugore yahohotera umugabo bikavuga agaciro. Kuri mwe nk'ababyeyi byakira gute? Twebwe rero ni ukuvuga ngo ubundi agaciro iyo umugore ahohotewe barihuta cyane, ubuyobozi burabyihutirwa, ariko umugabo ntabwo biha agaciro rwose. Urebye ko abagabo bahohoterwa rwose, barahohoterwa, ariko nk'ubu ngubu njyewe mvugije induru gato cyane, n'umugabo aranyishe ahita baza, ariko ntabwo mvuga ko umugore yikora agahohotera umuntu w'umugabo babyaranye abana 9, ibaze inshuro 9. Ni ukuvuga ngo rero niba umugabo ahohotera umugabo we muri ubwo buryo, nkamwe b'abayobozi b'abanyamakuru mugomba kureba ukuntu mwarenganura uno mugabo agahabwa uburenganzira bwe, kuko biratubabaza, ntitusinzira, ntituryama, turara duhagaze kubera uno mugore. Njyewe uko mbyakira, njye nuko mbibona,
ibyo ntabonye ndi mutoya mbibonye nshaje noneho jyewe rero ntangira kubimenya twabimenye kera ariko tukagira ngo ni ukubeshya ariko uyu mugabo yigeze kunsanga hepfo hariya aho mba ndi n'uyu nguyu n'abandi bantu bahingaga ati muze njye kubereka urwo nabonye azatwereka aho bamenye inyama hariya yabahahiye yahashye mwabonye umugabo uhaha akazana amahaho mu rugo noneho bakajya kuyamena ubwo rero tukumva ngo yamunize hari n'ubwo ngo yari agiye kuyakura hariya haruguru mu byuma ibyo ayo makuru tukayumva noneho kubera ko hano hari ibiti ariko turaturanye hano hirya nuko nimugoroba rero tugiye kuba twemeje ubuziraguzi ariko umugabo yari yaragiye aho yagiye ntuhambaze niba ari iwabo niba yari ahunze simbizi noneho aje niba rero ahangaha ngo ntibatuma ahanyura akayira naka inzira anyuramo urumva akaba mu gikari akarara kumbagurika ari umugabo nyir'urugo nta hantu byabaye muzi ko umugabo yakubitaga umugore agahunga kuba noneho umugabo yahohotewe n'umugore bidahabwa agaciro cyane n'umugore yewe nyagasani we uko mbyakira n'uko mbibona umugabo bamwise n'urubozo kuko ntabwo byoroshye sinigeze mbona aho umugore n'abana bafata umuntu w'umugabo bakamukubita ari nyir'urugo ari abana yarababyaye icyo twasaba ni uko bafata umugore bakamushyira ukwe n'umugabo bakamushyira ukwe byanahangaje nkigera hano inje umwana w'umukobwa aratinyuka abwira se ati uravuga wambwe batari bagufunga urashinyika batari bagufunga umwana w'umukobwa wiga mu wa 6 ubwo bari bamukubise bamuciye ibisebe hagize bati kandi si n'ubwa mbere si n'ubwa kabiri hari n'ubuyobozi bwaje hano babwira umugore ati wowe reba kuntu uburu kugira umugabo wawe umuteza abana ubundi icyo umuhora n'iki ibaza kugira umuntu w'umugabo ahahe inyama namwe gwahe inyama mu gihe niba umugore ataziriye yazitekera abana bakazirya yazitekera abana bakazirya ubwo rero ngewe numva yuko uyu mugabo mwamurenganura umugore agafata ibye n'umugabo agafata ibye kuba none inzego z'ibanze zikomeje kugenda bikugenda muri iki kibazo urabona isakusa badashobora kwasi ubuzima bagomba kumwica bageze naho babaza umwana baramubaza uyu ntabwo ari so umwana ahita asubiza abayobozi bari bahari n'abaturage ati ngewe ntabwo namenya data wambyaye mama wambyaye niwe uzi data wambyaye ibaze kugira ngo uwo mwana asubize abantu nk'abo ngabo bivuga ngo rero ni intekerezo nyine yabashyizemo kugira ngo bazice ise n'ingengabitekerezo nyirabukwe yigeze aza hano amare kuza aravuga ngo byarambabaje kuba narashingiye ijambo umutwa ubu urukumva n'ingengabitekerezo iki ituruka kwa nyirabukwe icyo bakayizana n'ubuyobozi bwari buhari ati byarambabaje kuba narashingiye umutwa bivuge ngo rero uyu mubyeyi afite ingengabitekerezo ni nayo mpamvu mwafatiye umusaza mukamuhirye n'umugore mukamuhirye buri muntu uyu mugore witwa Bimana Charlotte washakanye na Habyarimana yirinze kugira ikintu atangaza dore ko we n'abana be baruciye bakarumira ntibagire ikintu batangaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya Havuguziga Charles yavuze ko nta makuru yari afite kuri iki kibazo niko bagiye kugikurikirana mu maguru mashya. Iyi ni inkuru ya Remy Ngabonziza mu ijwi ry'umunyamakuru wa Afrifame TV. Mukomeze mudushyigikire mukalike na subscribe ku batarabikora munakoresha ku nshuti zanyu muraba mukoze cyane Imana ibahe umugisha turabakunda.